Ndabasuhuje bakunzi b'umuyoboro wacu w'umuyoboro Digital Technology. Mfunguye FL Studio kugira ngo mbigishe uko ushobora kuba wacuranga indirimbo ukoresheje keyboard ya computer. Murabona yuko ndayifunguye. Iyo ugiye ukirika hano nk'ubu nkiritse tune umva uko bivuga. Mpise nkanda kuri buto ndende bita space bar, umva uko bivuze. Hano ni tempo, umuvuduko, umva turashyize muri 94.000. dore hano shyize mu 152, umva ukuntu byihuse, ariko uyifungurira mu 130 niho ikunze kubiri. Wenda reka nshyire nko mu 126. Kugenda nkanda ahantu ntakirika haba umweru, buriya ni beat ndaba ni nk'umurishyo ndaba nshyizeho. Nanti kok dijauh